Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza muri iki gitondo. Nongeye kugaruka ngira ngo dusangire ijambo ry'iki gitondo, kugira ngo buri muntu wese agire ikimukomeza cyangwa icyo ahagararaho, yongera kuba imbere y'Imana uko Imana iri bubashoboze. Yesu ashimwe. Rero nkunda kuvuga ngo aho uri hose, waba witegura ujya mu mirimo, waba uri mu rugo, waba uri mu kazi, muri ofisi yawe cyangwa aho ukorera aho ariho hose, iri jambo rigukomeze kandi riguhe umurongo wo kongera gusenga neza, wongera gutekereza ku Mana yacu. Haleluya. Iki cyumweru turavuga rero Uwiteka yita ku bamukiranukira. Icyo kintu tugomba kukizirikana. Duhora dukeneye ibyo Imana yadukorera, ariko nanone dukwiye kwibuka yuko ikorera abayikiranukira. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ni ubuzima. Niyo mpamvu iyo tuhagaze mu ijambo ry'Imana twongera kwisuzuma, twongera kureba ese koko turayikiranukira, ese koko ibyo dukora birayinezeza, ese nubwo hari ibyo ndi kwisaba njye ndi mu mwanya nyawo, ese koko ndi mu mwanya ukora ibitunganye. Haleluya. Reka rero dusome Zaburi ya 34:11. Aravuga ngo umukiranutsi azanezererwa Uwiteka amwiringiye. Umukiranutsi azanezererwa Uwiteka amwiringire, kandi abafite imitima itunganye bose bazirata. Haleluya. Ngo umukiranutsi azanezererwa Uwiteka amwiringire. Iyo twabashije gukiranukira Imana, ibyo idukorera nayo imaze kunezerwa, iyo imaze kumva inezerewe, ni ukuri dukorera ibitunganye, hanyuma imitima yacu ikamwirata. Haleluya. Ngo umukiranutsi azanezererwa Uwiteka amwiringiye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ushobore kunezerwa Uwiteka umwiringire nanone, ariko ijambo ribaje kutubwira ngo umukiranutsi azanezererwa Uwiteka amwiringire. Bivuga iki? Iyo twakiranutse, ni ukuri Uwiteka aratunezererwa, yamara kutunezererwa akatunezeza. Haleluya. Iyo rero Uwiteka yakunejeje, ni ukuri nta kikuza kumwiringira, kuko ahora agutungura, ahora agukorera ibigutunguye, ahora agukorera neza. Ngo kandi abafite imitima itunganye bose bazirata. Nta kindi tuzirata kugira neza kw'Imana, tuzirata ko Imana idukunda, tuzirata ko Imana itwitaho. Haleluya, haleluya. Ariko iri jambo rivuga ngo umukiranutsi azanezererwa Uwiteka. Ndashaka kukubwira ngo iyo twakiranukiye Imana, idukorera ibikomeye tukanezerwa. Haleluya. Idukorera ibiteye ubwoba tukanezerwa. Bene data, mureke ducunge izamu ryacu. Ese turi kunezereza Imana? Ese turi gukiranukira Imana? Mu mivugire yawe urakiranukira Imana? Mu mikorere yawe urakiranukira Imana? Ese aho uri, aho ukorera urakiranukira Imana? Ese muri abo uyoboye ukiranukiye Imana? Ese kuri ubu ufite ijambo ukiranukiye Imana? Ese mu rugo rwawe ukiranukiye Imana? Ese mu gukoresha mu rugo rwawe ukiranukiye Imana? Ese ku mutware wawe ubona ukiranukiye Imana, cyangwa ku bana bawe, aho ariho hose ukiranukiye Imana? Iyo twakiranukiye Imana, ni ukuri ngo iyo umukiranutsi azanezererwa Uwiteka amwiringire. Iyo twakiranukiye Imana, idukorera ibinezeza. Banza ucunga izamu ryawe, banza witekerezeho. Ese mu magambo yacu dusohora, ese iyo turi kuvuga abandi dukiranukira Imana? Ese iyo twishimira ibyabaye ku bandi dukiranukira Imana? Aho hose ndimo ndavuga ngo bene data, reka two kwirengagiza ko iyo twakiranukiye Imana aribwo itunezererwa, natwe ikatunezeza. Bene data, ni kenshi duhora dukeneye icyo Imana idukora, ni kenshi mutabaza, dukeneye ko twumva tubwirwa ngo Imana ije gukora ibikomeye. Ariko nanone ibuka, ese ngewe mpagaze he? Ese ngewe ndasabwa iki? Ese ku ruhande rwanjye ndatunganye? Ariko nucunga izamu ryawe, ukiranuke mu mivugire yawe, ukiranuke mu mikorere yawe, ukiranuke mu migendere yawe, ubwo ukora, uko uvuga, uko ukora, uko ugenda, uko ushikamye ku Mana, ibyo birayinezeza, ikamanuka irahera mu ijuru ngo ikagutabara. Hanyuma ngo abayinezeza, abafite imitima itunganye, ngo abo bazirata. Nta kindi tuzirata kugira neza kwayo, tuzirata imbaraga zayo, tuzirata imirimo yayo, tuzirata kugira neza no gukomera kwayo. Haleluya, haleluya. Ariko naje kukubwira bene data, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka anezererwa, Uwiteka yita
kububaha izina rye. Uwiteka yita yitaye, Uwiteka yita ku bakiranutsi be. Kiranukira Imana, gendana n'Imana uyikiranukira, ibisigaye izabigukorera. Ibisigaye byo tuyikeneyeho, irabizi ko tubikeneye, irabizi ko tubishaka. Mureke tubanze turwane n'izamu ryo kuyikiranukira. Reka mbasengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye, mwami nkuzamura icyubahiro. Aya niyo magambo mpaye muri uyu munsi kugira ngo dusangire na bene data. Ndasenga mwami, ukomeze uduhe umutima wo kugukiranukira, uduhe kugushikamaho, uduhe gukomeza kwemera gukomera kwawe, uduhe mwami gukora ibitunganye, gukorera ibinezeza umutima wawe, kugira ngo natwe tunezererwe hanyuma udutere iteka. Mwami ndakwinginze ngo udusuke mu ubwo buntu, utwuzuze ubwo buntu bwo gukiranukira, udushoboze kugukiranukira, kugira ngo izina ryawe riho rishyirwa hejuru. Mwami nkuragije ubu bwoko, mwami aho bari bwirirwe hose birwane nabo, kandi iri jambo ryo gukiranukira rikomeze ribe mu mitima yacu. Dusuzume aho tugendana nawe, aho tutagenda neza mwami tukwihanire, kandi aho dutunganye mwami wanjye nawe uharebe utwishimire. Kugirwa neza n'imbabazi bibomeho mu izina rya Yesu. Mwami ugendane nabo, ubagirire neza, bahahe baronke, kugirwa neza n'imbabazi bibe umurage kuri bo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Bene data, mureke dukiranukira Imana, kuko Imana yita ku bayikiranukira, ikunda umutima uyikiranukira. Iyo twayikiranukiye ntacyo twayiburana. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi ubahire, uyu munsi ubabere mwiza, uyu munsi mwongere mutekereze kuyikiranukira kurusha ibindi. Nayo izita ku byacu, ntacyo tuzayiburana, nta kizatwima, byose bifite ku bw'abana bayo, kandi nibo twebwe. Kandi yita ku bayikiranukira, ikabanezeza, ikabishimira. Imana iguhe